Ni umwesha dukubure hano mani naho nasa nabi. Ariko umva nkubwire. Ndebere ko amatungo mu rugo bayajyanye kubyo kwazubwira. Amatungo aracyahari. Aracyahari? Ariko mwana akazi mfite hano none. Ngwino mwere. Ariko yaraguye mu maso. Akira. Nkumuburira subiza umukura sinari kwigira. Hano hakure neza ngiye kujyana amatungo hari kurya ubwasara hirya ndahita nza duteke sibyo ubikore neza uhagaze aho mariki je nakubwiye ko wabikoze ntabyo wakoze sha turabonana urambwira iki uri kumara aho ngaho kabendi mutse ihute makuru ni meza se mu rugo ni hano yego ni hano barahayobewe gute se ubumenyi buzenguruka ariko ndahize wanyu narahabuze cyane mu rugo ni hano twitande nitwineze ndabona namwe akazuba kaba kabagezeho kabisa umva izuba riba ryatwishe mwebwe se mukabanye nanjye wanyitabye ubutaka mva neza ubwa mbere se umbonye ubwa mbere ntabwo bajyaga tugurira kuri santere ukata nanjye nkata mva ndi mu turimo two reba ukuntu ugasa n'ukuri jya gukaraba urabona ukuntu wiyanduje hano ni karumuna kanjye ntabwo nakawe oya ni karumuna kanjye gusa nyiraho nakawe oya nta mwana ndagira nose mu buzima busanzwe mwawe bukora mwiza ndaho nyine ndashima imana tuduhene se tuduhene nyine n'utwo mu rugo
twari tugafite kameze nk'iyo twagize utwazo turakagurisha uzaze tubakire izi rinete za papa wambaye wowe aragukubita nabi reba ukuntu nta n'ubwo akarimo ngaho genda mu rugo ndaje sibyo akira genda uzibike papa utaza kugukubita bihute ntukubagane karakubagana ntabwo kubagana abana niko bamera kandi nkuretse nyine ubwo tuzahuza ubutaha yego bye nangiye kubigerageza ndebe ko birangiye ihangane rwose nanjye ko nabibonye muri filime kugira nanjye ukange niba byagenze mwana mubi gusa shamwe ndararaka bose nanjye katari ngewe sheri ngwino tujye twicare hano tube tuganira urambwira ise n'ukuntu mpanye nyine tugiye twicara hangiye ndashaka ko tuganira ahantu hateye ubwoba ni oya ntabwo hateye ubwoba ntabwo ahangaha niho ngenda kwicara ahantu hari ibihuru hari iki inzoka n'izindi ni akazi kawe reka hano nta nzoka zaritse kuko nza kwicara buri munsi ibyo mva yewe reka 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 ibyo ngibyo ubwo sindiye kandi wabona wahita wirukanka kansiga ntabwo nakiruka sinabyirukanka ngo warangiza ngo urankunda uje kunyicaza mu bihuru ahangaha nta kibazo ahangaha niho haba hato nta kibazo ngambwira mbwira iki mva yewe wansabye ko duhura umbwira umunsi n'isaha ndaje unanyicaje mu bihuru none ngo nta kita cyo kumbwira impamvu tuje kwicara hano nibwo nari nyiva mu murima nari nagiye guhinga nari ngiye gusoza ngo ngende mu rugo nkarabe nze tujye imite nza kukureba uza kundeba ibaze iyo uhindura ahantu twari twavuganye ubusora nari kukubonana hajye guteka sinjya nicisa ni hariya nyine wanantanze dore nibwo nari nkiva mu murima naye ngiye kukajya gukaraba mu rugo imite nza kukureba mpamvu nagukanze nabibonye muri filime mbona nyine umukunzi abikorera undi nawe nifuza kubikora ngo niye n'Imana si yongwa nkapfa ntacyo ari kuba sawa uzongere ubikore ariko ihangane ntabwo nzahita nkwanga ntabwo byakongera nzakwishyura nta kibazo uzongere kuntanga ntabwo nzi si ubizi se ko iyo twasezeranye ikintu nyine tuba twagisezeranye sawa nyine ntuse nk'amakuru y'iminsi amakuru ni meza cyane ari ngo ukumbuye use wandusha nakurusha nakurusha ntabwo wandusha ni iki kibigaragaza tegeze ntabwo natega nawe twashyiraho ariko ntabwo wandusha uko byagenda ubwo se wampa iki ngutsinze ngutsinze wampa byaterwa n'icyo twaba twateye oya mbwira wowe icyo ushaka nyine wowe cyawe bwite byaterwa nyine n'icyo twaba twashese
niwe wagitora. shaho nawe wapi Niwe wagitora. wowe urimo kumbeshya. Oya nta kukubeshya. Mana yanjye we dore papa aratwica. Muri mu bicyonga. Nuko nyine Ayo mafuti yanyu. Kwine. Ntabwo nari ngusize mu rugo. turapfuye none. Ntabwo nari ngusize mu rugo. Kiyodo. Amafuti. Mabi cyane. Ayo mafuti yanyu ntabwo ngomba kuyihanga. Ubundi ngomba gushaka iwanyu nkababaza. Ngo rero ufite ubwari bwo mu Ines. Umuntu hambira ujya mu rugo vuba. Naza kuvugana n'ababyeyi bawe baransobanurira n'abakuregaho gusa bambwira ikibazo ufite. Mwiriwe. Tumeze neza. Ariko se kumbona uje warakaye kumbona utameze neza byagenze bite? Byagenze bite se ko mbona wahindutse? Icyo cyohe cyawe se kirihe? Cyohe se ko nubwo uri kuvuga nawe? Kugira bingahe? Mbonye aribwo kigera. Ariko se kuri kumwita icyohe byagenze? Nizera ko nawe wakimenye nyine. Ntabwo namenye ibyabaye ntakigera aha ngaha. Kugira ngo ndaza amagambo menshi. Ubwo se Kugira ngo iki gihe we. ngiye kuzana akajumba ngo ndabona Neza abantu umva sinzi. Hari ingingo ko amafuti yose. Akira we. Akajumba. Ndahinga kuko ari ukuntu Ariko se byagenze bite mbwira? bahinga. Akajumba ubwire. Mama, Ndumva byasha muri kwishyano. wowe n'umukobwa wawe ntazi rwose. Ubwo se yavuye hano yagusabye uburyo ntabwo wabubize. Ntabwo nari nzi ibyo yagiye. Nutagira inama uriya mukobwa wawe nako nyirashyaka. Mufite ibibazo. Inesi! Vayo hano. Kose kuri kubica ku ruhande. Mutamugira inama. Mufite ibibazo. Naza mbwira ahantu mvuye ndabona. Niko uvuye he ko mbona iswa zambwira nabi byagenze bite? Mbese. Kugikano amaso. Byagenze bite kutambwira ko bari kuza bambwira nabi nawe mbona ari gukigera aha? Amakuru ameze. Umwe. Ntacyo ko mbona uri kwifata ubwo ntacyo kandi Ntacyo ngwiki ngusanze. Nase sinari kumwe n'inshuti yanjye papa. Inshuti yawe. Inshuti zijya kwicara mu gihugu. ariko mana nyagasani Kwicara mu gihugu. bakobwa usigaye wicara mu gihuru. Nase rani mu gihe se ku muhanda. Yeba. Umva. Wari uri mu gihuru marike. Umva Maminesi. Ku muhanda. Uyu mukobwa musanze cyajya muri za Gasiya. Ziragura mu murimo wacu ijya ruguru. Ijya mu ntuze muri wabuki. We nando. Mu gihugu. We nando. Wari kumwe nande muko. N'inshuti yanjye. Inshuti yawe iyi. Nakubwiye. Ariko so
mukorera twari kumwe na Niko nishiti yanjye. yaje nuko mabyezo yawe muri kumwe se ariko mana nyagasana ariko mana abana tuzabagire dute wari uri kumwe n'umuhungu mu bihuru se Ntabwo twari turi mu nzu. Buri wese yari mu nzu. Twari turi kuganira ibirabo bisanzwe. none mu murima niho baganirira none se ubu turamukorera ndakwiye baradukoraho barashaka kuzana za bya bindi byabo nyine Ase papa. bajya baca umugani ngo ubuhuru uzajya ruhungira nubonaka wamubona n'utukozo bamukora none se atari byo witangiye kujya mu bihuru angana cyawe ugira ngo hari ikindi azaza mva nkubwiye ushatse indi mposha urabaheka nawe Mosha y'iki papa? umva nkubwire urabaheka nawe umva nkubwire mwihanangirize Sinari kumujya. abo bahungu mwirirwana se abakobwa bagenzi bawe urimo uravuga neza dore mbese ugutwara aho biri mureka nkubwiye kuva kera uyu muco sinigeze mubona kera nabonaga abakobwa bahanirwa iwabo bakicara hamwe bakaganira n'ababyeyi babo bakabahana na ba nyirasenge ariko ubu aratunaniye mubwize ukuri aratunaniye pe ubu ugeze aho ujya kwirirwa mu bihuru neza n'abasore ndafata umwanzuro ndakwera wabuze inkumi ingenzi zawe muzajya muganira wagiye kuganira mu bihuru n'abahungu Erega namwe nuko mutumva umuntu. dore mubwiye ni wa muhungu wa hirya hariya gukora imizigo hajya kuri ariko mana wa mukara wa mukara wirirwa hirya ni hariya ugeze aha dore ni wa mukarani shaka ngo uri uriya naraguteye inda aragukoraho nta na peti bato yagukoreshereza ubwo urumva udafite ibibazo None se muzusha. ubu se tumu ariko mana Erega ndamukunda. nagukubita uramukunda uriya muhungu uramukunda none se uyu mukobwa tumukorera iki ntuzi abana ko bananiranye ubundi bajya baca umugani ngo amatwi y'ihene yumva hiye ibyo byo ni uwanza kumvira se yumvirije yumvirije rwose na nyina na ahari se gusa umuntu ahana ubayo nta hantu ujyayo Subye mu Itongereza muri kunshyiraho n'iki nk'ababyeyi bawe. wa mwana we ndaguhariye ndiso utansuzugura wa mwana we hama hamwe wicare hamwe niba usaba gushaka gusanga iwacu ujya mu gihuru gute ujya mu gihuru ute Basi ntabwo uzanjye. umuco wa kinyarwanda ngo ntibibaho Mumbabarire ntabwo. wigeze ubambwiye ahantu ugiye None se ndi butebuke. uri butebuke uvuye hehe kwande Iyo inshuti yanjye. ese iyo nshuti yawe yitwa nde utangiye n'izina ryayo umukarani Se ko umukarani witwara iki? ibyo bintu wigize ntabwo bizashoboka reka ntacyo bidutwaye ntabwo umukarani ariko bagira umuco ariko si umugani niba ari umukarani umukunze Ubuse- uwo muntu utazi iwanyu ko nagushatse nigeze tuyakwicira mu bihugu wamubwiriye ntabwo twazanye iwacu tukaganira wajya ureba reka ibyo bintu byo mu jya bihugu wigira ntabyo kuri nzi. siporo ujya kuri iyo kosha uri wabona wegeze wumva njye na mama watwara igiti tuyamuku wigeze wumva ahantu bavuga iyo nkuru Komeza ibintu utaratwara turatwaye iki? mu murimo Erega ni ku muhanda uretse ko twari twahunze izuba. abahungu izuba bajya munsi y'agasi hana we Nese ko aricyo giti cyari gihari. kandi wabana n'inkuye reba gahoro nanjye dufate isuka tugende banguka rwose tugende dore burakeye ndabona umugizi naryahise bwake kamwara aka kantu ejo bundi inzara yanyiciyeyo uhinga n'uriya mubande nawo ni n'ikibazo ubu si uyu mufuka si tuwutwaramo ifumbire hano munsi turawutwaramo ifumbire nta kibazo ubu si izi hene zo mbese
zana hano zana ngo twazimwe ntabwo wazigezayo None zinakururana rero wagize ngo byoroshye zigenda zigira n'ingufu ziba wagize ngo ndacyagifite imbaraga zo kuzibura amafaranga yose Ako nawe hute. Ndikwiye. Utake. Kumurere tujye. Inda gake cyo mfa no guhingana n'abagore. Bakagombe kuzinduka. Nibo zigeze kure. Zuki cyarwa haba. Narizi ko tugiye guhinga hariya. Turahinga mu harugo. Mana urahunda we. Umva ngiye kuhakora vuba. Mana we telefone yanjye kumisa no hasi. Bakutubwira mana. Ngiye ahangaha mbanze ntungane. Ndumva nanamukumbuye ndumva nayogereho. Mani we. Ndorowe. Nana mazi nateye ngo bakayakora. Bihangana ndamukunda. Kuko hadashe. Sheri bite? Ese umva uri ahantu mu rusaku igerageza tuvugane. Umva se wambabariye ukaza ko mu rugo ntawe hari bagiye. Nukuri ndagukumbuye Tebuka nukuri. Nta kibazo ngwino. Umunota ingahe? Okay, urakoze. Umva Tebuka nukuri ndagukumbuye mana yanjye Tebuka. Singira tuje we.
bw'imba musaza adahatse ntawe uhari n'akakana k'umuto bakagiye kuzerera urabizi neza aho bari bagiye mu murima bose ngamakuru y'ibinzi n'ibiza ese ufite ubwoba uriya musaza ntirakubwiye ntabwo yakwishe we ibintu yari hatanga umva ihangane nyine umva uzi njyewe bari banyishe none yaje kugira bari banyishe ibintu yari hatari kabisa bose bizakomeza kugenda gutya bizabyara iki umva banatubibarira tujyana ibyacu umva nyine reka nyine ukora ufite umugabo urafite umugabo gute igihe neza ntabwo ari kubyumva tugire iki nyine neza tugende nyine tugerese nyine mu bwoko muri rwagutse dusohoke hanze oya mu cyumba umugore ikize iyo ujya kwandika nyine mugicara ahangaha tugakora mwese muze tuganire ahangaha bareba bandeze nta muntu uri hano mu cyumba nibyo byiza ariko mu cyumba se gukora iki mu cyumba nibyo byiza ngwino gukora iki nyine ese haguruka wenda bikoreye hano muri salo harahagije oya ngwino mu cyumba wenda ase wari ese haguruka ase hano haguruka tugende mu cyumba wibwire ase hano se hatwaye iki nivugura rigendeze oya nanone ntabwo nyine ngwino wagiye tugende cyumba we he mugose tugende basi ujye kuhareba nuko wareba gusa haragashaka ushaka kuhareba harashashe nashashe nyine ngwino ntabwo nyine ntabwo handuye ndabizwa icyo waba ushaka kureba nyine ngwino tujyane muzi ko ufite ubwoba kandi uzi ko wabikoze ibiki se nawe kandi uzi ko ibyo tuba dushaka kujya wabikoze nyine nabikoze niyo mpamvu nyine nshaka kurimo ahangaha nyine tukaganira haguruka nyine tugende ndebe n'ibindi ndashaka hari n'akantu ushaka gukubwira inama zaka kugira ese wagiye ureka ese ngwino ese ubu wagiye ese waretse kundushya haguruka mwana tugende bari muri iki nyine ntwara ndapfuye we si ubumana yanjye kuko ubu ntaba ntwita koko mama yanyica pe papa we noneho uri hariya mana mfasha ndumva ntanameze neza okay kanijishishe ndi mu rugo utamvumbura mana yanjye mbabarira ntibibare ibyo pe kuko kuva Dieudonné twakora bya bintu ntabwo ndabona amahoro si inshuro imwe nabikoze Keria waje nkakubwira ureba utyo genzanira amazi yo kunywa karanukira we
wabuze amazi kakantu kabaye gate kamva imbere genda se nyine gasuzugura usigaye warihaye shawe Keri mva hano genda mu cyumba cyanjye unzanire icupa ryarindi mfumbiriramo amavuta ihute se gakampagaze imbere nta shusho Keri mana kakanga ko karamfata uri hehe akibintu byose wabibuze nshinguka imbere semana ariko numva n'ibintu byose biri ku ntoki none ibiryo byananiye ubuse nzavuga ko byananiye kubera iki koko Inesi bite byawe? Ni byiza mama Ko mbona umbonye ugahita wikanga? oya nuko ntakubonye Ese ko ndaha mu nzu numva gucira uri gucira icyo wabaye? oya nta kibazo mfite mama Reba hano. Aho kagakungu kawe na kagahungu mwirirwa niyo mu bihuru k'akarani ntacyo kaba karabyaye. asakaye gakungu Narabikubwiye. Niba hari ikintu byabyaye biraza kukubera ingaruka mbi. Ese ko ufite isoni cyane? oya nazo mama ntazi Ese uri kungira injiji uri gucira ibiki? ni agasimba kari kangiye mu muhogo Warwaye inzoka zisigaye zituma abantu bacira? umbwiye ko ari agasimba mama Ariko ninde uri kugira injiji? Natwaye inda yawe igira amezi 9 ndakubyara reba ukungana uko none uri kungira injiji njyewe. none se ngenda twite Wa mukobwa we narakubwiye. Narabikubwiye ndi nyoko. Nubu kibihakana. Urabona ngiye nyawe umuntu utwite? Niko. Usigaye ubu ngubu urangira injiji urabona usanzwe ucira se? Wari iki cyaguteye se? se mama we ntibyakubaho koko Njyewe wari wambona ncira kuva wamenya wari wambona nciragura uko niboneye. hanyuma se yakuye ko uko nari nayo kutumikangura ngo wayabuze Ngaho. mva imbere se Nshinguka imbere uwo mushiho usigara bisobanura iki se mukobwa? Ntabivuga se? N'umushiho ufite reguragaragaza ibyakubayeho. akuze igihe namutumiye amazi Hanyuma se niba yakuze ko yamutumye akabura kucyo utagiye kwirebera. Uyu mushiha wawe ufite ikiwihisha inyuma. Wa mukobwa we narakubwiye. Ahaha. Mbivuga ngaho. Agasimba se karongeye kakujya mu kanwa. Vuba ngwino hano tugenda. Kwezi byombo kwanza rero. Genda. Urabinsobanurira neza. Ngiye kunsobanurira ikibazo kiba kitabiri guciragura. Mbwira ibintu wabaye bituma usigaye biri guciragura hano wahageze sinzi ukuntu usigaye mubona. Bimeze bite? Wabaye kiragisi?
usanzwe unywa amazi ukaruka ariko kuki umfata ukangira injiji nuko ari agakorora nari ndwaye inkorora ituma abantu baruka njyewe natwaye inda yawe amezi 9 ndakubyara urakura none usiga wangize injiji iyo bamuri ufite ikibazo ariko buriya kagakungu kawe na kagahungu kagakarana buriya nta kintu kaba karabyara kandi narabikubwiye ufite kumbwiza ukuri nutambwiza ukuri mwafata umwanzuro wo kukujyana kwa muganga birakubera biri ase ukuhe kuri erega ntabwo nkuyobewe urumva njye nabega umuntu nabyara wowe usanzwe uba uri koza ibyombo ugacira unywa amazi ukaruka ntabwo bishoboka none se wambuye naje ukabimakanira murumuna wawe yakuzanira amazi ugahita ujya gucira nuko yari abishenye amazi arabiha se numvaga cya gikombe kiri kunuka aha mbivuga igikombe gisigaye kikunukira igikombe kinukamo iki si wowe ubyoza cyane ko nzi ko nta n'ikintu cyajya mu gikombe wowe cyakunukira mbwiza ukuri ibintu bikiri byiza kandi niba ushaka ko biba bibi biraba bibi cyane isoni umushiha umwana kuzaniye amazi wamuciyemo kabiri ese biriya bintu ko ntarebe aba byaje yanzu uzigenda mutumiye ariko hanyuma se kujya kuzana amazi bisaba iki ku buryo atakuguza akabyibuza kandi asa gake keriya se ni akantu ni agake se ni agasimba ni agake umushiha usigaranye ufite ikintu kimurinda si agasuzuguro k'isi arakakurusha se umuntu uhisha nyina kandi abona ubu urabona urusha ubwenge wowe ndakuze ndagusobanukirwa igikombe gisigaye kinuka turuko rero ubaye ikize bigenze bite mbese ibyo asigaye yarigize urimo urarizwa n'iki nanjye nyoko wagize injiji sindi kureba uratinyuka ukarira nta soni mama mfite ubwoba ufite ubwoba bw'iki ubu se si uri bunyice koko ahaha mana nkwice mbwira byagenze bite bimeze bite ufite ikihe kibazo mbwira ikibazo ufite wangize injiji wagize igicucu urabona nta urarizwa n'iki byagenze bite bimeze bite mbwira mama nyine ntunkubite ubu ugiye kumbwira ibyo bituma umbwira ngo sinkukubite nshobora kuba ntwiye ariko mana nyagasani uvuze ngo nta soni uratwite wowe ubwo uvuze ngo ushobora ubwo nibyo mana ubu noneho so ndabimubwira gute baranyica kuko iki nanjye ubwanjye ndakwica nta soni wowe ugiye kunsebya ariko ubwo se nta kibazo ufite erega kari karangije injizi kari kazi ko nyuma se noneho ko ndabimubwira ngo karanyica ariko narabikubwiye agakungu kawe na kariya gahungu k'agakarane ntazi aranshabije ahubwo switi nanjye ngo narabyaye ubu nari ndumwe mu basimu b'inaha none ungojeje isoni kuri uyu musozi nta soni uratinyuka ukarira wajyaga kubikora uzi ko uzarira se ahubwo noneho sinazara kunyicira wowe mbega umwana agarambera ikirumbo nawe uzi mwisaga nakubyaye njyenyine mubabarire iki se nta soni
erega kari kangize injiji kazi ko mbiyo ubwo urabona ngiye niwe umuntu utwite nari nabuze aho mbwira wari utwara wakumvise ese niwe ko gutwita bimera karatinyuka kakanandeba nta kibazo gafite urancebeje umbere iki ariko mama ubu ugiye kureka ishuri ngo watwise muhombo bariyo ko ose mana none ibi byo none ndabifata ntabwo nari nzi ko bizaba umuntu njya gusenga nziranye n'abantu bazumva ngo kwa runaka ngo hari umwana utwite wa mukobwa wabo yaratwise ibi ntabwo bishoboka ariko ibi bintu nari narabivuze gusa noneho se nabimenye ntabwo mukira pe ngo ibigoryi byose barigira abantu ndabuze ngo kamaguru kari imbere kamva imbere wa kirungo shimba imbere genda rwose noneho mama ibi bintu ndabivuga ise ndamukizwa n'iki nabimenye atitaye ko ari umukobwa wabikoze birankoraho pe mama ntabwo ndi bumukire umwana aranduye ureba nabi yewe sasa mbona ni kabaye da ntabwo ndi kukureba nabi wa muntu wahora n'iki ko twagushije ishyano iki shyano ry'iki mu rugo nta shyano riri naha ishyano rihari kugira ngo hari n'ahandi hantu ryigeze rero iki waba ufite amakuru ya wa mukobwa wawe makuru iki yarwaye se dore twari twicaranye ahangaha yarimo yoza ibyombo mu gikari ngiye nsanga ari gucira ari kuruka ubose yoka amazi y'ikigera badatetse mwirwa muha ntabwo uzi ko barwaye iyoka narigize ngo ntekereye umutima wundiye neza neza mata byihoreye ibyo giti umushaki muravumba n'igicumbu ibyo byahita bikira ariko ibiyoka iki wowe ariko uzi ibintu abwiye twicaranye aho hari ikintu cyane se mbenire bigangira mbana nashonje mwana ibyo kwirumbwira ngo rero rwose wizana ibintu byo kurya n'ibibazo mfite wenda kukubwira ibintu by'umukobwa erega uri kubifata inzoga se yari yicaye aho ka gakungu twavugaga ka wa muhungu ngo wo mu karani ngo niba ari inde yambwiye ndaratuye dore amaze kubimbwira narakubwiye wa mugore irera ry'abagore wanzi bese ntabwo ndi kubyumva ariko se umwana ugize ikibazo wese ahita abonye urajyamo uko mvuga byihoreye iyo mvuga urabizi amaze kubimbwirira nibyo ndi kukubwira ndabizi neza nabanjije ndabimubaza nanjye aramakanyira kizeho usubiramo numve yabinyemereye ari uko yabinyemereye ari uko mutose ngo ngiye kumujyana kwa muganga yakubwiye ko atwite yambwiye ngo aratwite dore amaze usanze ari hakigenda numva ntazi ukuntu umeze mu mutwe n'ubu sindabyakira neza gusa niba wanyibwira ubundi wa mugore we biriya bintu biziho wowe n'umukobwa wawe ariko sindabizi ko twabivugira narakubwiye ubushize ngo uriya mwana umuhanda urananiye ngo ninkurekere umwana ariko se nari kumuhana bigeze hari uko ntagize amafuti yawe wowe n'umukobwa aramusohokana mu rugo mugenda nta bintu nk'ibyo nshaka mu rugo rwanjye ntabyo nshaka urabizi yuko ubwo nazongera kwinjira mu nzu igihe mu bandi bagabo ngo nazavuga mu bandi bagabo najyaga neza ngo mfite umwana muzima nguze ubwenge none ntabwo nabigeza ntabwo nabaye ikigoyi reka